Abakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye hose mu byerekezo bitandukanye by'isi. Iyi ni Tuzatabarwa TV, ngewe Ndindagijimana Atanazi. Turagarutse rero muri wa mwanya mwiza w'ibiganiro byacu. Uyu munsi noneho tuje muri gahunda yo mu mwanya w'ikiganiro cy'utuntu tw'ubwenge. Ubu noneho turaje rwose, turi bazima, Imana iraturinze. Wowe rero uri mu bihe bibi, mu bihe bitameze neza, mu bihe by'umubabaro, mu bihe wumva usumirijwe, ufite ibikuremereye, reka nkubwire ngo ni wihangane ukomere ugwize imbaraga, kubera yuko iminsi irasa ariko ntihwana. Nubwo bimeze bityo ariko ejo siko bizaba bimeze. Nawe kandi uri mu bihe byiza, uzirikana abababaye, ugira icyo ukora ku bwabo. Igihe Imana iguhaye ukuboko kwiza, ujye uzirikana yuko hari icyo ukwiriye gukora ku bw'abababaye, ku bw'abarushye bari mu byerekezo bitandukanye, mu bihe bitandukanye. Imana ikomeze guha umugisha mu izina rya Yesu. Turaje muri wa mwanya mwiza w'utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi twahisemo kuganira ku bintu bitanu umuntu ashobora gukora muri sosiyete, umuntu akora muri sosiyete, ariko ibyo bintu bikagenda bigukoza isoni buhoro buhoro. Uko ugenda ubikora, abantu barushaho kugenda babikubonaho, abantu bakagenda bari gucishamo rwose. Abantu bakajya bavuga batari kuriya muntu ntasobanutse, nta kigenda, bagatangira kugufata nk'umuntu udafite self control, udafite kwigenzura. Abantu mbese bagatangira kugufata nk'umuntu mu magambo yumvikana usuzuguritse. Nibyo muri sosiyete hari ibintu tugenda dukora, umuntu ugasanga hari utuntu akora rwose tugaragara nk'ari dutoya, ariko mu by'ukuri utwo tuntu tutari twiza. Niba ari ubwa mbere rero ugeze hano kuri iyi channel yacu, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Ni byiza cyane kandi biratunezeza mu by'ukuri. Imana ibaha umugisha. Reka turebe icya mbere, ibintu ushobora gukora muri sosiyete rwose bikagenda bigutesha agaciro, ukazagera aho abantu wisanga imbere y'abantu nta gaciro ufite, bagufata nk'aho uri umuntu udafite mu mutwe hazima, ufite akabazo mu yandi magambo. Reka turebe icya mbere. Icya mbere ni uguhamagara umuntu mudaherukana, cyangwa se umuntu muherukana kera cyane, cyangwa se umuntu mwigeze guhura. Hari igihe uba warahuye n'umuntu mugahurira nk'ahantu mu bukwe, cyangwa mugahurira n'ahandi hantu runaka, bashobora kuba mu kiriyo, n'ahandi hantu abantu bajya bahurira muri byinshi. Mwamara guhura mukaganira, mugahana nimero, ukaba wafata nimero ze. Uwo ni umuntu umwe. Cyangwa se umuntu musanzwe muziranye ariko mudaherukanye. Ikosa ribaho ni irihe rero? Ni igihe uhamagaye umuntu mudaherukanye, cyangwa se wa muntu mwahuye rimwe, wamara kumuhamagara, ukamuhamagara ntumwibwire, ahubwo ukamuhamagara umubwira ngo alo, urinde? Oya, ntabwo mubaza ngo urinde, ahubwo ukamuhamagara. Wamara kumuhamagara ukamubwira ngo alo, ngo se wamenye? Umuvandimwe akakubwira ati ntabwo nakumenye. Noneho utangiye kubaza umuntu ngo ese wamenye, ubwabyo ibyo ngibyo bitera isoni. Umuntu atangira gutekereza ati nimvuga ko umuntu ntamumenye, ahari yenda biragaragara nabi. Nta nubwo wakwiriye umubaza ngo ese wamenye, wenda ko ngako ko ni gatoya, ariko noneho arakubwira ati sinakumenye. Uratangiye ngo ngo none se ngo ubwo ngubwo ngo ko musigaye mwirengagiza ra, ngo mwarakize, amagambo nk'ayo ngayo, ngo ubuse ngo iyi nimero yanjye koko ntabwo uyizi. Ntabwo uri umugore we, nturi umugabo we, nturi umwana we. Uzi ko ariko n'ababyeyi batajya bafata nimero z'abana babo. Bamwe ntabwo bajya bazifata rwose mu mutwe. Ntabwo uri umugabo we, ntabwo uri umugore we, urumva ari bufate nimero yawe koko mu mutwe ngo bigende biti? Uwo mwanya ntabwo umuntu yawubona. Ngo none se nimero yanjye ubu ntabwo uyizi koko?
birashoboka yuko mumbabarire, birashoboka yuko yaba yarafashe nimero yawe ariko nyuma yenda akaza guhindura telefone. Yahindura telefone kuko nimero atayemeje kuri email, nimero ikagenda kuri telefone. Rero kujya kumubaza ngo kuki utamenye, uri kumushyira mu mwanya wo gutanga ubusobanuro bw'ukuntu atakumenye, uramushyira mu mwanya wo gushaka ubusobanuro bw'ukuntu atamenye nimero yawe. Ibyo ubwabyo ni ibintu bitari byiza na gakeya rwose, ntabwo ari byiza. Ako kazi uri guha umuvandimwe ntabwo ari sawa. Umuntu muziranye ariko mudaherukana, nawe ubwe ntiwakabaye umuhamagara cyangwa se ngo aguhamagare utangire ngo ariko ngo ubu hashize igihe kingana icyo utamvugisha, ngo mwaratwanze, ngo ntimugishaka kutuvugisha. Ayo magambo y'urucantege ntabwo ari meza. Uyu munsi ubibwira umuntu umwe, wahamara kubimubwira akabyumva agatega amatwi, ejo ukabibwira undi bikamujyamo, ejo abantu ukazikanga bagufata nk'umuntu rwose bahamagara ugatangira kubabwira ibintu by'urucantege, ukazikanga bagufashe mu yindi shusho itari nziza na gake ku buzima bwawe. Ibyo rero mu by'ukuri biba bikujyana ahantu hatari heza. Niba uhamagaye umuntu mudaherukana cyangwa se mwahuye rimwe gusa, vuga uti alo, nitwa kanaka, nitwa Atanazi, twahuriye mu bukwe bwa kanaka, hanyuma mu guhura nafashe nimero yawe. Ubu rero ntabwo nabonye uko nongera kukuvugisha, ariko nguhamagaye nifuza yuko tuganira kuri iki ngiki. Kandi inshuti yanjye, iki ngiki ndagira ngo ukimenye neza. Ntabwo bikwiriye yuko uhamagara umuntu we ngo arinde kukwibwirira ngo reka ndaza kuguhamagara nta mwanya mfite. Ako kantu bwako nako gakoze isoni. Njyewe yo nguhamagaye bikageraho unyibwirira yuko nta mwanya ufite, mpita numva nigaye muri njyewe. Kubera iki? Niba uri umuntu usobanutse, hamagara umuntu mubaza ngo mbese uri tayari ngo tuvugane? Ese waba ufite akanya gahagije ko nifuza ko tuganira, hari icyo nshaka ko tuganiraho? Ako kantu ni keza cyane. Iyo uhamagaye umuntu ugahita umubaza uti ufite akanya kugira ngo tuganire ko nifuzaga ko tuganira, ako kantu ni keza cyane. Ahita akubona nk'umuntu usobanutse, ahita avuga ati uyu muntu arasobanutse mu by'ukuri. Yes, umuvandimwe nawe ahita akubwira ati ndi tayari, nta kibazo, mfite umwanya, cyangwa se nta mwanya mfite, ninza kubona umwanya ndaza kuguhamagara. Ibyo bintu ni byiza cyane. Ntabwo ari byiza yuko uhamagara umuntu nawe ubwawe urabyumva ari mu kazi arahuze, urimo urabyumva neza, kandi yenda ibyo ushaka kumubwira si itangazo nk'itangazo umumenyesha, cyangwa se si n'ibintu by'ingenzi. Uyu muntu niba wumva ari mu kazi ahuze, mubwira uti ndagushaka, nuza kubona akanya uze kunshakira umwanya hanyuma tuvugane. Mu by'ukuri icyo kintu ugikoze, umuntu ahita abona yuko uri umuntu usobanutse, uba utanze ishusho nziza cyane ku buzima bwawe, kandi iyo akubonye akubona nk'uw'agaciro mu maso ye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, urumva ari ikihe wowe? Wandike muri comment. Wandike muri comment. Uza kumbwira uti wageze ku cya kabiri, numva nanjye navuga iki ngiki. Imana iguhe umugisha. Icya kabiri abantu bajya bakora, ushobora gukora inshuro nyinshi muri sosiyete, abantu bakajya bakubona nk'injiji, nk'umuntu udasobanutse, ni kuvuga amagambo menshi. Yes, barahari aba bantu. Kuvuga amagambo menshi mu bantu muri sosiyete, ukajya uvuga amagambo ugahera ukajya uvuga abavandimwe muri kumwe mu kiganiro runaka, ugashaka kuvuga gusa udatega amatwi ngo wumve n'abandi icyo bavuga. Mu by'ukuri ahangaha abavandimwe bari gucishamo. Wakabaye uvuga ukaza gufata n'umwanya wo gutega amatwi ukumva bagenzi bawe icyo bavuga, ukumva ibitekerezo byabo. Kuko iyo uvuga udatega amatwi ngo wumve
ibitekerezo bya bagenzi bawe, bahita babona yuko urimo urabishya ikiganiro kandi mu by'ukuri nta bwenge ufite bwo kuganira n'abantu. Bashobora guhita bagushyira ku rwego runaka, bakakubona mu yindi shusho mbi cyane, bakabona yuko utari ku rwego rwabo, mutari mu rwego rumwe, bakabona ko imitekerereze yawe iri hasi. Niba uri kuganira n'abantu, vuga, nurangiza nabo batega amatwi wumva icyo bavuga, hanyuma kandi utekereze no kubyo uvuga. Noneho ibyo urimo uvuga nubatega amatwi uzamenya nuko babyakiriye. Bashobora kutabyakira neza, nawe mu bwenge bw'umuntu mukuru Imana itanga ushobora guhindura ikiganiro kuko wumva yuko icyo watangije batacyakiriye neza, cyangwa se nta n'ibitekerezo bagifiteho. Aho ngaho ubwo bwenge rwose Imana ibuduhe mu izina rya Yesu, kugira ngo tugire ubwenge bwo kumenya kuganira n'abantu, umwe, babiri, batatu cyangwa se barenze n'abo ngabo. Tumenye ngo dukwiriye kuganira gute. Kandi ikiganiro mufitanye n'abantu babiri wagirana na babiri ntabwo ari cyo kiganiro wagirana na batanu na bane. Ubwo bwenge bugomba kuba bwisumbuyeho. Uko waganira na babiri, uko waganira na batatu, n'ubwenge Imana itanga dukwiriye gusaba Imana kugira ngo ibuduhe, kugira ngo kujya dutangira ikiganiro turangize twumva twakozwe n'isoni. Hari igihe utangira ikiganiro ariko ikiganiro mukagisoza wumva wakozwe n'isoni, wakwisubiramo, wakwigenzura, ukavuga utewe hariya ho narutanze rwose. Biragatsindwa rero mu by'ukuri. Ubwo bwenge ndagusengeye ngo Imana ibuguhe kandi nanjye irusheho kubumpa mu izina rya Yesu. Reka turebe icya gatatu. Ndabona iminota itari buze kudukundira ko tubivuga byose, ariko reka tugerageze turebe. Icya gatatu ni ukutamenya aho bagukeneye. Ujya umenya ahantu bagukeneye hariho. Iyo uri muri sosiyete ujya umenya aho bagukeneye. Iyo muri mu matsinda runaka adafite amategeko ayagenga, atari amatsinda y'akazi cyangwa se y'amasomo, ujya umenya itsinda ukenewemo iryo ari ryo. Aho ntugenda ukajya ahantu udakenewe. Hari ahantu nigeze kuba ndi, hanyuma ukajya kubona naho nakoraga, ukajya kubona ukabona igihe akazi kabaye gake abantu bari aho ngaho barimo baraganira, hanyuma hakaba hari abantu nka babiri bari mu kiganiro cyabo cyihariye badakeneye ibindi bitekerezo by'umuntu runaka. Mwajya kubona mukabona umuntu aturutse hariya araje, arabibona neza yuko muhuze mu buryo bugaragarira umuntu wese, ariko akabura ubwenge. Umuntu ukabona araje akaza akabasuhuza, yarangiza agahita anahagarara aho ngaho, cyangwa se akaza ababwira ibindi bintu bidahuye n'ibyo mwari murimo muganira. Kandi mu by'ukuri arahageze muraceceka, arabibona yuko aba mubangamiwe, arabibona neza rwose yuko mubangamiwe, ariko ubwenge bwo kuvuga nibura ngo abaha akanya agende, ubwo bwenge bukabura. Mu by'ukuri uyu muntu iki kintu ntabwo ari cyiza. Niba ubonye abantu ari babiri barimo baganira, genda ubasuhuze. Niba ushaka kubasuhuza bwo ntacyo bitwaye, numara kubasuhuza ugenda ukomeza ujya mu zindi gahunda. Ukwiriye kuba ufite ubwenge bwo kumenya ngo aha hantu nje harakenewe, ahari yenda ikiganiro bari kuganira nanjye hari ibitekerezo natangaho, bakeneye ibitekerezo byanjye. Ariko niba ugeze ahantu ukabona abantu baracecetse barimo bavuga, kubera icyo udakwiriye gutekereza yuko aho hantu utahakenewe, wakabaye uri umuntu uhita utekereza uti aba bantu ndabarogoye, hanyuma bigatuma ubaha umwanya uhagije, ukababisa rwose, ukareba ahandi hantu ukenewe. Hari naho ugera ugasanga bari kuganira ibiganiro rusange. Aho ngaho niba nta kindi kintu uri gukora, genda ujya aho ngaho. Ariko niba ubona abantu bari kuganira bahuze ari bangahe, ntabwo bikwiriye yuko ugenda ngo uhite wivangamo utangire kuzana ibindi biganiro, cyangwa ngo bahagarare iruhande. Urabarogoye, kandi iyo shusho bahaye nubikora inshuro ebyiri bazahita bagufata mu bundi buryo,
babone yuko nta self control ufite, utangire guta agaciro imbere yabo, biragatsindwa rero. Ubwo ni ubwenge ukwiriye kumenya, nanjye nkabumenya nanjye nkabumenya kugira ngo batazajya bariducishamo. Reka turebe icya kane. Aha ngaha ku cya gatatu, ngaruke ku cya gatatu gatoya, ntabwo ari aho gusa, ntabwo ari muri ibyo muri ubwo buryo gusa, ahubwo n'imiryango dusura dukwiriye kumenya aho dukenewe hariho, kandi ukamenya igihe ukwiriye kumara ahantu. Nanone ntabwo bikwiriye yuko ujya ahantu ujya ukaba wabasura bitewe n'ubuzima barimo na situation barimo, ukabibona yuko babangamiye, ukabona yuko babangamiwe mu buryo bukomeye. Hari ibimenyetso bigenda bikwereka yuko abantu babangamiwe. Niba urugero rutoya, nawe uhita utekereza izindi ngero, uze kunyandikira muri komenti, unyandikira izindi ngero nawe watekereje. Yes, urugero, niba usuye abantu ukabona yenda aho baba inzu bafite ni ntoya, ukabona imiryamire ubwabyo barimo bari porogaramu, bamwe bararyama mu ntebe abandi bakajya munsi yazo mu by'ukuri abandi barajya mu cyumba batabasha no gukwiramo, urabibona neza yuko urababangamiye. Ni uburyo bwo kwiporogaramu ariko bugoranye cyane, bunaruhije. Iyo aranjoma ntabwo ukwiriye kuba uyiteza abantu umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Wakabaye ufite ubwenge bwo guhita ubona yuko ubanga ahantu uri urabangamye mu buryo bukenewe, bigatuma ufata umwanzuro wa kigabo. Kandi mu by'ukuri inshuti yanjye, reka tujye tugenda bakidukunda, tujye tugenda abantu bakitwifuza. Ni byiza cyane burya niyo ugaruka wisanga. Nari ndangije icya gatatu, hanyuma bibiri bisigaye nawe uraza kubimbwira muri komenti. Nawe ujye muri komenti ubimbwire, uvuga uti iki nacyo kijya gikoze, abantu bajya bagikora ariko kigakoza umuntu isoni. Ibindi bibiri bisigaye tuzabiheraho ubutaha mu biganiro byacu. Ibiganiro byacu bihoraho, twaje kandi dushyizemo agatege, dushyizemo imbaraga. Mutube hafi, mudutere inkunga, mukora subscribe, share na comment, mubigeza ku bavandimwe, kugira ngo turusheho kugenda twungurana ibitekerezo, tugira ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibahe ukuboko kwiza, ibashyigikire kandi ibambike imbaraga. Murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.